Muraba neza ndabashubuje ni kuri Go and Study Scholarship nkuko bisanzwe twiyemeje kujya tubagezaho amakuru atandukanye updates available opportunities kugira ngo mubaye mwachivinga academic processes zanyu mu buryo bwuzuye. Rero k'uyu munsi hari akantu keza ukwiriye kumenya kitwa I love you PDF. Hano niho umuntu ashobora kwifashisha mu buryo bwo kubika amadokima ye muri PDF, kuko biba necessary ko ushobora uploading ahantu dokima zawe bakakubwira ngo izi dokima zikwiriye kujya muri PDF. Rero hano hari website yitwa I love you PDF, aho ushobora gukonverting ibyo bintu byose mu buryo bwiza, none ukaba wabasha kubika all documents zawe muri PDF form. Hari n'akandi kantu ku muntu ushobora kuba wakoresha telefone kitwa PDF scanner. PDF scanner nayo ikora kimwe nka I love you PDF, aho ushobora gufata amafoto yawe cyangwa dokima wabashije gufotora ukoresheje telefone yawe ukaba wayikonvertinga mu buryo bwa PDF. Rero tugiye kugenda step by step ureba uko bikorwa akantu ku kandi kugira ngo dokima zawe zose uzajye uzishyira muri PDF. Harimo amaripoti yawe, passport photo, ID cyangwa se student card, certificate zitandukanye uba waragiye ubona mu byiciro byinshi, result slip zawe ndetse n'utundi tuntu twose ukeneye kuba washyira muri PDF form kugira ngo bibe byagenda neza. PDF form niho umuntu ashobora kubika document ye ikaba itagira ikibazo icyo ari cyo cyose ngo yangirike. Ni uburyo buri portable, ntabwo yakwangirika. Rero niyo mpamvu ukwiriye kumenya bino bintu nk'umunyeshuri kugira ngo bizagufashe no mu minsi iri imbere. Rero nkuko tubizi hano uraza kuri Google Chrome, hari abakoresha Opera Mini, naho birashoboka cyane kuba wayifashisha ukandika I love PDF. Iyo umaze kwandika I love PDF uhita ukanda kuri search. Iyo umaze gukanda kuri search uhita ugera ahantu handitse I love you PDF online PDF tools for PDF lovers. Ubwo no gukonvertinga ibintu byawe mu buryo buri PDF. Noneho uhita ukirikaho ugakomeza ugahita ugera hano hantu aho usangamo amaturuzi menshi atandukanye. Hano hari ukumajinga documents zawe zitandukanye zikaba ziri mu bice byinshi. Umuntu ufite nka certificate imwe iri muri PDF n'indi iri muri PDF, ushobora gukirika hano hantu ukaba wagira ute, ukaba wajya kumajinga. Urabona ko hano ushobora guselectinga document yawe. Nanone tusubiye inyuma gato, hano hari spirit, hari ushobora kuba ufite certificate zifatanye cyangwa andi madokima afatanye, bikaba ngombwa ko ya splittinga, n'ubundi uhita uhakirika ukaza ugakora selection ya dokima ushaka gukorera. Noneho hari naho kubicompressinga no kubifatanyiriza hamwe cyangwa ukabigabanyiriza ingano. Wenda file yawe yabifite nka megabyte 10 kandi bagusabye ko file yawe igomba kuba ifite nibura megabyte 1, aho ngaho bigoye ko wabasha kuyitransfera kandi baguhaye order. Rero hano kuri compressing uraza ugaselectinga iyo dokima yawe ukayicompressinga mu buryo bwiza. Wenda niba ari kilobyte bagutegetse, niba ari megabyte bagutegetse, aho ngaho ukabasha kubikonvertinga mu buryo bworoshye. Noneho tugarutse inyuma gatoya, hano hari icyo bita convert to PDF. Aha ngaho ari naho nshaka ko tugaruka cyane. Convert to PDF, hano murahabona ko hari tools nyinshi zitandukanye. GPG to PDF, ubwo ni igihe ufite ifoto ushaka kuyishyira mu buryo bwa PDF. Ufite Word, ibi document yanditse mu magambo bisanzwe, Word to PDF, PowerPoint to PDF, Excel to PDF, ndetse na za document zituruka kuri internet ziba za HTML nazo ushobora kuba wazikonvertinga ukazishyira muri PDF. Ndetse hano hakaba n'izindi conversion, kuvana none ibyo bintu muri PDF ubishyira mu buryo wifuza, PDF to GPG, PDF to Word, PowerPoint, Excel. Aha ngaha rero niho hantu ushobora kunyura kugira ngo ubashe gukonvertinga ibyo bintu byawe neza. Nanone
biba ari byiza ko dokima zawe zose uzibika mu buryo buri PDF kandi ukagira naho uzibika. Ibyo ngibyo bizaza mu kindi cyiciro tubasobanurira uburyo ushobora kubika amadokima yawe mu buryo bworoshye, bikaba byagufasha aho uri aho ariho hose, ukaba wabasha ku accessinga documents zawe bitakugoye cyane. Hano tugiye kubereka nk'urugero rumwe gukonvatinga passport photo into PDF. Ubwo hano ni GPG ni ifoto ibiri mu buryo bw'ifoto, hari naho ushobora kubona ari PNG. Izo ni format zose dusangamo amafoto, ndetse hari n'ubundi hari uburyo bwinshi ushobora kuba watekinga ifoto, ariko hano utekinga GPG to PDF, ugahita uza ugakora selection y'ifoto yawe. Let's take an example. Reka dutekinge aka document. Ubwo hano iyo uri kuri telefone uhita ugera ahandi hantu sacingira izo dokima zitandukanye, iyo foto ukaba wayishakisha mu none, ugahita ukirikaho double, ukayikirikaho then ugapressinga hano handitse open. Ubwo iyo imaze kugeramo hano urabona ko yatangiye guprocessing. Hano ushobora kuba wakwadingaho indi foto. Noneho hano ushobora kuyigira mu buryo buri portable cyangwa ukayigira landscape no mu buryo urupapuro, gufata nk'urupapuro ukarutambika hano, no gufata urupapuro ariko rukaba rugize rukaba ruhagaze. Then iyo ushoje nta kindi kintu hano uhindura, uhita ukanda convert to PDF. Urabona ko irimo gukonvatinga, kubera ko iyo ugeze hano nanone uhita ubona image have been converted to PDF. Uramutse ufite certificate yawe nabwo byakunda, ntacyo bitwaye. Then uhita ukora download. Iyo umaze gukora download, icyo umaze kudownloadinga gihita kijya muri downloads nk'uko bimeze. None urabona ko uhita ukirika hano kuri download, ubwo hano kigahita kiza hano muri downloads, ukagenda ugasearchinga ukaba wasearchinga iyo document yawe, none automatically iba yageze muri format ya PDF. Noneho nanone hano tugarutse kuri za tools zacu. Urabona hano ni tools zose ushobora kwifashisha. Nanone ushobora gufata passport photo yawe, ugakanda hano GPG to PDF, iyo passport photo ukajya uyibika mu buryo bwiza. Hano ushobora ni passport photo ni ifoto ibi kugaragaza cyane igice cyo hejuru, uhereye kuri chest ukazamura. Ni zino foto bakunda gushyira ku byangombwa, izo ngizo nizo bakunze kwita passport photo. Rero nanone ushobora kuyibika mu buryo bwa PDF, aho ugeze hose ntuzongere kuba wakenera iyo ifoto iyo ariyo yose, ahubwo ukajya accessinga za foto zawe. Iki tuzabibagezaho mu kindi cyiciro, tubagaidinga uburyo ushobora kuba wabika documents zawe ukaba wabasha kuzaccessinga aho ugeze hose. Iyi ni passport photo. Nanone uhita ukirika hano kuri convert to PDF, then wasoza ugakora download. Umaze gukora download, iba yamaze kujya aho ubika documents zawe zose cyangwa files zose zamaze kuba downloaded. Rero hano ukwiriye kubika ibyangombwa bikurikira, harimo report zawe zose uba ugomba kuzibika, passport photo, ID cyangwa se student card. Aho ngaho biragufasha cyane, ndetse na certificate zose wagiye ubona, izo ngizo nazo ukaba wazibika, diplome, result slip, ibyo bintu byose bikaba biri muri form ya PDF. Aho ngaho biba byoroshye cyane kuba byazagufasha mu minsi iri imbere ugeze muri situation bigusaba ibyangombwa ariko ukaba ntabyo witwaje. Ubwo aba ari uburyo bwiza bwo kubikamo dokima zawe ukazajya uzaccessinga aho ugeze hose. Tuzabageza ikindi gice kigaragaza uburyo ushobora kubika dokima zawe mu buryo buri safe, ukaba wabasha kuzaccessinga mu buryo bwuzuye. Murakoze cyane. Na Alphonse kuva muri Go Study Scholarship, tugenda tubagezaho amakuru menshi n'aka ngaka ukanotinge nkawe nk'umunyeshuri kugira ngo kazagufashe mu minsi iri imbere. Murakoze cyane.